Bureka mbanze ndebe. Kamerama arimo koza ibyombo. Tunga kamera gake taratubura. Atwica. Ariko reka tugende bana. Turi abantu bakuru nta kintu yadutwa. John Lee. John Lee tumugeze hari koza ibyo. Kugize isoni John Lee uri mu kazi. I was just narinzi kuri konini. Meze neza. Tubuze sabazi. Wambore ngasakaro kamwe. Akazi keza mbere na mbere. Mbanze mbe mu kazi mbaruka tenda kwikiganiro sibyo please. Akazi keza. Okay banza muri safura turede ukuntu uri kubikora. Ture niba nyine uri kuyoza neza cyangwa se biri kukuja. Ndabizi ariko. Bikore turebe. John Lee umustar cyamure tumusanze ari koza. Kuba nyine turebe safuriya. Yeah, I will do. Ariko no kuri please. Ndeke byiza. Nahindutse mindutse. Ntango nakubwira ngo uri umuturage ngo nkubwire ngo naretse ubutinganyi gusa. Oya. Ubwo butinganyi narabukoraga ariko nakoraga n'uburayi. Rero kutagira ngo rubanda rwanze ko nakoraga ubutinganyi. Gwangaga ibikorwa byose nakoraga. Gukundana ntabwo please nabikubwiye tugitangira nimba ari ugukundana ubona ko nzara hari nanjye ndahari sibyo nshakisha icyo mutungisha ngende mbibyira ababyeyi be nanjye hari ababyeyi banyakiriye harimo itorero ryanjye harimo shangazi tuze tugende bansabire bamo umugeni dushakane ibyo nibwo nzabitekereza aho iryo rari rya satani bimwe by'urubyiruko rurimo by'ubusambanyi ngewe nabyo nshaka. Reka ntangire mbaye ikazi bakunzi ba Kigali 250 nkuko bisanzwe reka wenda ntangire iteka mbasha gutangira nshimira buri wese wampaye imbabazi cyangwa se buri wese wambabariye ukanyereka yuko imbabazi nasabye wabitekereje ukavuga ati reka tubabarire Keza nawe n'umuntu nk'abandi reka nkubwire ngo buri wese wagize icyo gitekerezo ndagushimira cyane nongere ngo cyane reka nkuko bisanzwe rero njye mbabwira niba warambabariye ibyo nakurikirana ibiganiro byacu kuri Kigali 250 ukoresha yanditse na comment buri munsi kugira ngo ubashe kunteza imbere nk'umufana wanjye cyangwa se nk'umuntu wankurikiye cyane kugira ngo nanjye mbashe gutera imbere kuri uyu munsi rero turi ahantu bita ku Gisozi twagiye kubashakira umustar cyangwa se abastari nkuko mubize ariko reka mbaze tuyoboze kamera mangu no tuyoboze tureye ko baturangira karitsiye ni ariko sinzi ngo ndanyura mu kayegaje bimeze bite bro amakorose nagira ngo mfashe undangire nenaje ku Gisozi ariko ntago nzi karitsiye neza umuntu bita John Ramozi ndamuzi cyane ndagira ngo nyereka akayira gatambikamo yambwiye turaca mu kayira ariko ntago ndi kubona tuyira twinshi hano ariko ndagira ngo unyobore unyereke akayira gatambika ko turi bunyuremo. Okay urakoze cyane wampfusha se basi ukamerekeza ukanje kamungezaho kugira ngo tubashe kumugira kuko tutayoba abakunzi ba Kigali tubabera kuri buri ruhande inkuru z'abastari cyangwa se ubuzima bwabo. John ngira ngo muramuzi ni umusore navuga yuko wenda yagaragaye nk'umutinganyi ariko araza kubituganirizaho nabyo neza kugira ngo rero tumenye ubuzima bw'abastari batandukanye ubuzima bwabo cyangwa se ubuzima babayeho muri rusange tumenye ngo atuye he ese haba ahantu hameze gute abayeho mu buhe buzima ndakeka atari buze gutumerera nabi. John muraziranye turaziranye ni n'inshuti yanjye ya hafi usinabikubwira ngo byumve nagire byakire nabi se nabona kamera ije mu rugo iwe kandi umva ni umustari rwose ntibyamutungura dufashe bigende neza kuko biba bigoye gusanga umuntu mu rugo ariko nk'umustari bari ngo kugira ngo abantu bamenye ubuzima bwabo. John rero nk'inshuti yawe cyangwa se nk'umuntu muturanye umubona gute? John uburyo mubona ari classic kuko akundwa n'abantu benshi ntibigutungura ugiye ugasanga hari abantu n'igihe baba badahari bitewe
n'ibyo abarimo ariko ni umuntu ukunzwe n'abantu bose mbese arisanzura kuri abantu bose. Ikintu giteye abana amatsiko, twese dufite amatsiko kureba ahantu John Lee atuye. Ni umuntu uzwi cyane wagaragaye cyane ariko ntago turagera iwe hameze gute kugira ngo buri muntu wese utarahagera ngo turi kujya ariko tutarahagera tubwire hameze gute aba ahantu hameze gute tugeze muri quartier ariko ntituragira mu rugo aba ahantu hameze gute aha naba nta bikaze nta birenze mbese ni bwa buzima bwa life banzugira uturongorukire we niba atari hanze nusanga ari hanze tubwire dukureho kamera ko hari igihe utungura umuntu ugasanga nyine ntago bikunze ntago bimushimishije ariko iyo usanze umuntu ari mu tundi turimo atari bubikomeze biba ari byiza cyane kurushaho. Bireka mbanze ndebe kamera arimo koza ibyombo tunga kamera gake taratubura atwica ariko reka tugende bana turi abantu bakuru nta kintu yadutwa. John Lee tumugeze hari koza ibyo kugize isoni John Lee uri mu kazi nari nzi kuri nyine meze neza tubuze se basi wambore ngusakaro kamwe akazi keza mbere na mbere mbanze mbe mu kazi mbaruka atenda kwikiganiro sibyo please keza okay banza muri safura turere ukuntu uri kubikora turi niba nyine uri kuyoza neza cyangwa se biri kukuja ndabizi ariko bikore turebe John Lee umustar cyamure tumusanze ari koza kuba nyine turebe safuriya yeah I will do ariko no kuri please ndeke byiza yeah ni cyane kugira ngo usange umusore koza ibyombo amasahani ari sinayarangije n'amasafuriya nari natekeye mu bugari nari natunditse yewe uri koza amasafuriya cyangwa se amasahani uri umuntu w'umusore wabyakira gute? Ikintu cya mbere cyo nk'uko mu gihugu cyacu babigendaho cyo navuga gender balance nzi ko ari ikintu kigezweho mu bwubahane. Ndakeka n'umukobwa mbona akabona ndi kubikora kanyanga ntango yaba yagukunda ibyo kuzajya umufasha akazi ko mu rugo kuko akazi mu rugo no gufashanya ariko biragutunga ugize umbabarira sibyo ndagwikiganiro ariko ukupepe uyakora akazi kawe nago twangamiye turatwuganiza gutya ariko niba wumva ufite isoni se nta soni kuko ibyo ndi gukora nawe utabikora kuko nibyo mba naririyemo nibyo wakoresheje n'ibyawe. None se John tuje hano iwawe nago twe twakubwiye ariko nagira ngo mba tukujennye wihangane kuko kuba umusitari ntago ari ikintu. Ndi umusitari cyo narabibabwiye nawe ndi umusitari ariko icyo nakubwira cyo nta kibazo. Burya sinabyiza kora umuntu ajya gutanga message ayi abaturage akajya kuri tele bibaye byiza no mu rugo baza waduhaye karibu mu nzu waretse nkabanza nkoza wambabari ugakata maze ndangiza koza amasahani wakase aracyara ducitse General ducitse akaba ari igendeye karibu nawe turagusanga yariko karibu ari ikibazo se reka twinjire mu nzu kwa John Lee. Wow ahantu ha fresh urakoze kubibona karibu sare harimo amata se oya n'ururabo ni icyatsi John Lee amakuru y'iminsi amakuru ni meza ntabwo bande tugutesheje akazi kawe ari kurihangana ariko mbaza mwambabarira nkabanza nkahindura nk'uko rero mwari mwabibonye John yatubwiye ati reka mbanze njye guhindura imyenda tumusanze ari koza utuntu hanze inzara zacitse oya n'ubundi ntango zinzige mbona sirimo kugira kubera koza ibyo bivanze ahubwo ziri kundya zoroshye cyane wakoze kuduha karibu mu nzu rero urakoze cyane nawe. Kuri uyu munsi umeze ute hari ubuzima mubayemo butandukanye kuba wenda twinjiye mu nzi wawe tugusanze mu rugo iwawe urumva umeze ute ugiye kutuganiriza kuri buri kimwe ku buzima bwawe rusange ku buzima bw'akazi ku buzima bwihariye nk'ubwo tukuziho mu byavuzwe hagati yawe ndetse n'abagenzi bawe uraza kubituganiriza kuri uyu munsi rero kuba twicaranye mu nzu yawe nziza harimo kamiriwari keza n'umutako mwiza urumva umeze
ndumva ameze neza ndashima cyane nk'uko mubizi twese abantu muri rusange ntabwo bitworoheye kubaho mu buzima yaba ufite akazi yaba utagafite muranyihanganira amaze iminsi ndwaye amagiripe yaba ufite akazi yaba utagafite twese nzi ko tumeze nabi noneho byakarusha ababyeyi bo abana bari kujya ku mashuri ni ibintu bigoye cyane. Hari abana ufite se gushyira amashuri? Ya sister wanje. None hano mu rugo bana nande ko dusanzwe uri mu rugo wenyine? Mbana n'akana gato nyine ka sister akana ke umwana we yabyaye ariko yagiye ku ishuri. Nari nzi ko hano ndi buze nkasanga undi muntu utari umwana wa sister. Ngiye wenda reka kugira ngo ubyumve mbigusobanurire nje naje nzi ko nyine ufite umukunzi umukobwa cyangwa umuhungu ariko ari umukunzi. No tuvugana subonye ko nari koza nari ngiye guhita ndangiza nkajya ipfa ku kazi. Umukunzi wawe ari wabo kuko ataje hano ngo gufasha akazi ko mu rugo ko koza ko gukora amasuku. Oya umukunzi kuba hafi buri gihe ibyo ni by'abapagani. Icyo nakubwira cyo sindasaba sindajya kwerekana iwabo ntabwo ndamukwa ariko biri muri gahunda bazi. Icyo gihe nibigera uzaza umumbaza ariko ntabwo biragera. Uri murabitsimba uri kubitsimba. Oya ngenda cyari umusiribateri ndibana nubwo mwana n'umwana wa sister ariko ndibana. It's my own house. Nawaza ngo yinjire uko abonye aza komanga baza ngo jado. Ari nacyo cyambere nshima Imana. Rero nango rwose nawe hawararabizi. Nango twebwe mu muco wacu iwacu i Rwanda nango umukobwa kugusura mutara mbishatse mukeneye namusurira iwabo. Hagaragira hano se nawe yazana n'inshuti ze bakazana bakansura bagataha nimba ari n'ibyo bakabikora ariko ntabwo bivuze ko ari everyday uko nanjye sindi mburamukoro. Twakubonye akazi urimo kariya nako mu rugo ariko hari kandi ku ruhande kaba gakeneye gutunga umubiri. Murabizi abenshi ku masocial media menshi nagiye mbivuga nubwo yahombye ariko Imana hari ukundi inzira ntabwo yahombye ngo igwe burundu ndacyarwaza. Ugize neza ku buryo unsubije ariko hari ufuze byo gukizwa bitunyibutse ikintu. Hari nkuru twumvishe ko mufite gahunda yo kubatizwa kwawe cyangwa se kwa bagenzi wawe bigize si mwarabatijwe hari kubura iki muzabatirizwa he kugira ngo n'uwifuza kuza mu batizo wanyu zaze kugira ngo arebe ukuntu mubatizwa mu mazi menshi. Actually muratwihanganiraho ku rusengero nibo bafite kutubyira itariki nibo bapanga abakozi b'Imana abashumba bacu niba bitumenyesha nakabuza rwose tuzabibagezaho nkuko tubagezaho ibindi ku social media atandukanye. Ikindi tuzabatirizwa muri eyari i Remera. Mu barokore ni mu bakatolika? Ni eyari a Protestant. All right. Ndumva ari byambaje bitatu. Ikindi kintu nagira ngo nkubaze kubijyanye wenda tubigeze ikindi nibutse tubigeze kure kwiga byo tubigeze kure. Icyo numva cyo nango kuno kwezi kurangira nanjye nibyifite bivuze ngo ntago ugigera ku gacupa cyangwa no mu Kristo. I'm a Christian of course. Umuntu yakibaze wenda ni wowe uzabatizwa na bagenzi bawe cyangwa muzabatizwa ahantu hatandukanye cyangwa mwigiye hamwe muzabatizwa ahantu hamwe mwese? Icyo nzi ko turi abasirikare ba Kristo kandi batoranyirijwe rimwe kandi hamwe kandi batoranyirizwa muri bimwe. Mu by'ukuri kuko message nanga niyo mugenzi wanjye atanga niyo bene data batanga twese ni Kristo. Ari nabyo nsaba ndi matorero n'amadini ku ruhande no kuri nibyerekana urukundo byikumva ko umuntu nimba ari ikivumwe mu gihe yisubiyeho agomba kwakirwa mu rugo. Ndatanga urugero mu byanditswe umwana w'ikirara wigumuye iwabo akagenda ariko ise yamubona akamwakirana urugwiro
nibyo itorero ryatweretse. Twari abana b'ibirara twatandukiriye, ariko twisubiyeho tuvuze ngo turagarutse baratwakira, sibadutererana. Mbonereho no kubivuga ko mu by'ukuri mbere nyiriwe hari amatorero menshi twashakaga kujya gusenga kugira ngo turebe ko twahurira n'Imana aho ngaho, ariko bakadukumira. Yego, abandi bagahita bagusezerera, abandi ugasanga se bari gusenga bari kukureba, ariko twebwe byaradutunguye aho twagiye gusenga turakirwa nk'abana mu rugo. Mbega turabana mu rugo, twagarutse mu rugo musengana n'abandi bisanzwe. Nanaboneyeho kuvuga ko itorero ryanjye riri mu bintu byamaye imbaraga byo kuba naguma muri Kristo, ririmo ari irya mbere sinaba mbeshya. Urika wenda use n'abatwibutsa mu gakeya ucyumva ko cyangwa se mu gitekerezo ibintu byo gukizwa ni ikihe kintu cyatumye wumva ko ukwiye kujya mu gakiza, ugahindura nyine ugahinduka uko wari umeze, kumva ko ukwiriye ku bundi muntu ku ruhande, kumva ko uzagira famiye, kumva ko ukwiye gukizwa kugira ngo bya byaha wagiyemo cyangwa wa murongo mubi uwuvemo. Ni ikihe kintu cyatumye wumva ko wayobye gushaka kugaruka mu nzira nziza, ukumva ko ukwiye gusenga ukageza naho kubatizwa? Ikiza benshi barabizi turi muri lokale twese hariya mu Kiyovu. Ikintu cya mbere cyatumye mfata decision mvuge ko mbikomeyemo mbihagazemo, urabizi ijambo ratubya ngo tera intambwe imwe 99 ndandaza nzitera ngusanga. Kugira ngo iyo ntambwe nyitere nabitewe n'urukundo rw'ababyeyi. Ababyeyi baje kudusura mu lokale, mu by'ukuri ababyeyi abaturage basanzwe, ko hari ababyeyi benshi bumvishe ko turi muri lokale, na mbere yuko tujya ku rusengero hari abatuzana ibyo kurya, mbonera no kubashimira. Hari abaje kudusura, hari abaje kuduha impuguro nyinshi, hari abakozi b'Imana baje kudusura. Mu by'ukuri nekereje ukuntu ngiye nabaga muri ghetto somewhere, nkabona nta muntu n'umwe uri kuza kunsura, nkabona ntacye, ahubwo abansura hari abangira inama mbi, yari abo kujya mu bibi. Ariko ndebye muri kiriya cyumweru cya mbere narebye urukundo, njyewe undi nari nzi ko ukuntu nari mbayeho, nubwo nari mfashe uwo mwanzuro, ariko nari nzi ko nta kiremwa muntu kishyira urukundo. Muri njyewe byari byaranjemo, nzi ko buri wese nawe ugira urukundo ari uguhemuka nyine. Numva ko urukundo ari njyewe urufite njye nyine, kandi nanjye ndi gushaka kurumarwamo n'abantu. Ariko nyibona umwe, babiri, batatu kugeza ku 10 baje, icyumweru kitarashira, navuze bya bintu ni byiza. Kubera iki ntabijya. Anyway, na Mary mumubaje shangazi adupropose atubya ko tuzajya gusenga, nje abayemo akantu ko gushaka kwanga. Utarabyiyumvamo neza. Abayemo akantu ko gushaka kwanga, koze harassing nagiraga mu zindi nsengero, bakanyakira mu yindi shusho. Numvaga ko n'ubundi ningenda ariyo shusho bari bunyakiremo. Pe ndabizi nk'umubyeyi nyine wari ufite message wagombaga kwitugezaho, kandi wari ufite akazi gakomeye cyane kurusha kandi kazi. Guhindura umuntu ni ikintu kigoye burya, kugira ngo umwereke ko inzira arimo ari ubuyobe, aho kumwereka inzira y'ukuri ni ikintu kigoye. Mu by'ukuri yaragumyeho aratujyana tugera ku rusengero. Mu by'ukuri mbona bari kwandika, navuze izina mfite ubwoba, mvuga uti baransubiza inyuma. Ako byaranunguye kubona twicaye mu church, twanagira mu rusengero bakaduhamagara bakatumurika nk'abana b'Imana. Byaranshimishije kuva uriya munsi njyewe nyibona mu rusengero banyakiriye, navuze Imana n'ubundi nta kindi nyuma hariya, ntacyo nkora, ibi birahagije. Aba n'ababyeyi nzajya ngira agahinda nihebe, ku cyumweru nze nicare ngutakire Mana, nguririre, ndi kumwe n'umuryango mugari munini. N'umuryango mugari, kuko iyo ubonye abantu barenze 100 bakorera Imana, ukageramo ukabona nta n'umwe kwishishe, nta n'umwe kubwiye nabi, none byakarusho turi gusohoka. Abenshi barabizi ku biganiro twabikoze ko ari conference, nzi ko twarivuze tuvuga ibyo twakoraga, tuvuga ko twihanye imbere y'urusengero. Ariko buri ikintu cyanshimishije n'ukuntu urabizi na bano hari n'abashinzwe umutekano bo mu makartier,
ushobora kubwira uti njye nari igisambo ndabiretse mu mbabarire ndakijijwe niyo wakizwa gute niyo wagendana bibiri inshuro igihumbi ntango bigukora kuri igisambo muri quartier nyine ubuzwiho kuri igisambo ariko ibaza abantu banzi ko ndi umutinganyi bazi ko ngize iki ndabibabwiye ndababyita ndabiretse mu gusohoka abashesha kangoyi abamama abana barambye uti pe turagushimye turagukunze baramobera nareba ku ruhande ngo bagenzi banjye barabahobeye biranshimisha cyane binyereka ko ari umuryango mushya kandi ari umuryango mugari ndimo nkabashima Imana ko umwaka uruzuye murimo kandi ikomeze gutiza imbaraga mu guhinduka kwawe. Reka wenda nkubwira ikindi kintu ngiye naguherukaga igikondo nyine ukiri wa undi wa mbere ufite imisatsi gutya iri ku ruhande nyine wambaye nk'agakobwa duherena akaruje ku munwa nyine niho naguherukaga ariko Imana ishimwe ubwo biri kugenda bikemuka. None wambwiye ngo hano ubana n'umwana wa sister wawe monzo umwana ubereye nyirarume umuntu yahita yibaza kandi urumva ko umufasha kwishyura amashuri n'ibiki none nakaye kazi kuri ubu ngubu uri gukora ka buri munsi katuma ubasha kwibeshaho ukabeshaho n'uwo mwana mukabana nakaye kazi muri iminsi uri gukora katuma nyine kuko urumva ibyo warabiretse ariko ufite kandi benshi barabibonye ari ibintu by'amafilm turi gukina umuntu ari gukuramo dukenya tukaboneka kandi nabyo nanga ari akazi karamba akazi kahita karangira ni ibiraka and then abenshi barabizi nari mfite business y'amakara ngeze ku mifuka 25 ariko narahombye kwishyura inzu urumva ni ibintu mo kwishyura inzu bikubitaniraho none n'umwana yo gusubira ku ishuri nsigaranye imifuka 5 nayo kandi uguri kuyiteza kugira ngo nayo nyine ndi gukora ngo ninkuramo iyo nyungu niho nzagurisha ibyo biryo na ukwezi kw'inzu ni gushira urumva nayo ubu nzateza kugira ngo bishyure ariko byose nshobozwa na Kristo ntabwo nihebye kuko n'ibyo ngibyo mbere yuko mbigeraho ntabwo nari mbifite hari aho byaturutse. Ku bijyanye na filime ukina ngira ngo ukina muri filime nkuko ahera uvuga ngo mama ni shangazi yego filime ya shangazi ni filime ariko navuga ngo ni ya shangazi ni filime yacu nuko nyine havuyemo umwe ufite ubushobozi kavuga uti kugira ngo mutagira transport icyo kurya cyo munsi uzajya ugicyura ni filime twashyize hamwe turatekereza n'abandi dushyira hamwe nyine dutekereza ku bibera mu ngo dusanga rero ibibera mu ngo biratandukanye nimba ubireba neza n'utu episode ndumva tugeze kuri 22 ubu n'utu episode twinshi tw'ibintu bitandukanye aho uzambona mu ishusho ya wa undi nahoze ndi we utazajya ngo niko ndi andi gukora bya bindi byigeze kumbaho bwa buzima nigeze kubamo nibwo ndi gukora ni filme mw'ababyeyi mwe mbonero no kubwira abashuti banjye tujya tuvugana cyane bangezaho ijambo ry'Imana bangezaho ubwiza bw'Imana nabo babonyeho kuvuga uti ni bibi pe ndabizi satani ari gihe yamfatirayo ariko nanjye mfite ntango yangarura ndamuzi nzu uburyarya bwe nagiye guhana igihango na Kristo nagiye kwakira amaraso ya Kristo maze kubona byose bya satani ubu rero ibyo byose ndabizi mu by'ukuri mu byumve kandi n'amasengesho yanyu muri musengera Imana ntango yayatenguha ngo yareke wenda umuntu yakibaza burya nta kintu burya umuntu akizwa icyo wakoze umuntu yahita yibaza se ni ikihe kintu kibi waboneye muri buriya buzima burubayemo mbere kitari cyiza nyine ku byo wavuze ati reka mitenyizwa hari ikintu kikubaho ukavuga ati iki kintu cyarambabaje nubwo cyambayeho nkiri wa undi wa mbere ni ikihe kintu cyakubayeho ukiri wa mutinganyi wa mbere twari tuzi kumva kirakubabaje cyangwa se kigukoze ku mutima? Icya mbere ni harassing akato burya ni ikintu kitari cyiza kuri buri muntu wese ndakeka atari njyewe gusa ako nicyo kintu cyambabaje mu buzima bagwaga akato cyane kandi birumvikana byari ngombwa ikijyanye na akato nawo kamaga ahubwo njye nihaga akato
sibyo mu bakubona mu bambona ku kijyanye na famiye ari benshi bajya bavuga ngo ngukina nguki njye nari ngeze ku yindi level mbabwije ukuri mbabwiye ko nabatinganye ari ubwabo nabo ubwabo nitwaga ngo ndimo nabo tutuzuraga tutumvikana haburaga igisi kandi ari bagenzi bawe I don't know cyangwa ntibakwiyumvagamo boto ubundi ari kintu iyo umuntu ababwiye ngo ubuhamya ni ubuhamya nyine ubuhamya ni ubuhamya ni ibintu urabona uru rurimi uruje ko ino si bakaruha ubushobozi bwo kwikoresha ibyo rwavuganaga mu sibyo ariko ibaze satani kumukorera akakwanga sibyo nawe ubwakakwanga Imana ikwanga na satani arakwanga nageze aho Imana inyanga ntabwo Imana yanyanze nageze aho Imana ibona ko nayikeneye nayo isa nk'ineye urutugu irangije satani nawe abona ko Imana ineye urutugu ahita akora iki ineza rubanda kandi n'undi ntabwo yanyakiriye isi irambona isi iranyota icya kabiri cyambabaje no kuba umubyeyi wanjye yarapfuye namubwiye ko ibi bintu atabonye ubwiza ndi mu bungubu ngo abone amaraso yitabye Imana 2014 ku itariki 6 z'ukwa mbere ya byarambabaje nta yindi famiye ufite wenda mu famiye yawe my sisters gusa mfite bashiki banje babiri ya hari ikintu waruvuze ku kijyanye n'ubuhamya ho gato nago wenda tujye kwanga ubuhamya bwawe ariko nyine duhe ubuhamya n'ubuhamya nyine ni cyari bugeremo wowe ubwawe kikakuvanga urabona umubumbe w'isi uhora wikaraga sibyo iyo ugeze muri bwa buhamya rero burakuvanga ku buryo uzamenya ngo ese koko ubu n'ubuhamya si ubuhamya none se nimba nkubwiye ngo maze imyaka 13 ndi gukora ubutinganyi ndi gukora ubusambanyi butemewe sibyo hari abasore benshi bapfuye plutôt batakoze nabi batakoze icyo cyaha sibyo nubwo bakoze icyo ikindi cyaha ariko bapfuye bakenyutse ari bato ukumva ngo urafunzwe buri gihe ufunzwe inshuro 66 urasohotse sibyo uri muzima ukumva ngo ibyo byose birabaye ukumva ngo hari umwana winjiye mu burayi ejo ahise yanduriramo indwara cyangwa virusi nyinshi cyane murazizi ziriho ukumva ngo urazirwaye ejo arapfuye uriho wowe ukabukiriho ukumva ngo hari bagenzi bawe bari kwirukanwa iwabo mu mazi ababyeyi babo babubakiye sibyo kubera barwaye amasida wowe nanze umubyeyi wawe yagusigiye nimwe ubayeho ukodesha sibyo suri hanze uri gutoragura suri hanze warangiza ukareba ukuntu ahantu hose uciye rubanda rukwanga rukagutera amabuye rukagukubita akukabuta rwa rutaremba ukabuta utavuga ngo sinzi ukuntu kumva ku byo bintu ruhamye ukaba wumva ngo mugenzi wawe yaje kugucumbikaho afite safety nyina wowe na hepfo na ruguru ugira iyo chambre tuyibayemo we arakunzwe wowe rubanda rurakwanga kandi ya chambre turi kubona dukenye two kuyishyura nutwo kurya dukenye sibyo nutwo two kurya wenda nubwo natubonaga nka dupfusha ubusa wenda tugurura ayo ma makeup n'ibiki nibidafite shingero n'ibyo biyobya bwenge ariko naratubonaga burya najyaga kubinywa natubonye urumva ubwo buhamye urumva atari ubuzima bukomeye niyo mpamvu rero nanabyira abakunzi b'umusaraba abakunzi ba Kristo bingira impungengenge nzi ibyo naciyemo nzi ibyo nabayemo nanjye cyo koza nifuza ko nongera kujya kuba mu buzima bw'urwango kwangwa n'abantu kwangwa n'Imana noneho gura n'ibigeragezo nkajya mu bitaro nafite n'ikibyishyura gupfa nkahambwa ni karaoke icyo nacyo nico nkahambwa ni kara gupfa nkumva ngo ikuzimu bazanyanga n'isi nyange n'ijuru rinyange nyoberwa honjya ntanjye ubwo navuga ko nsubiye inyuma
Acyo navuga ngo umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ndarahiye sinzasubira inyuma. Abo nasize kwa Satani bararizwa nta guhozwa kandi twe turi kwa Kristo turi guhozwa ducecetse. Amen. Uri gutera ikirenge mu nzira nziza kandi ya nyayo. Reka wenda nkubaze ikindi kibazo. Kuri ubu ngubu nk'ibonye umukobwa agenda mu nzira, hari ukuntu mbere iyo wanaga umukobwa wabonaga ari ikintu utamenye cyari. Kuri ubu ngubu turicaranye hano, ushaka kubona umukobwa ukumva nyine umutekerejeho ukundi kuntu, ukumva uramwifuje nyine, kuko urumva nimba aravuye muri za ngeso uri gutereta umukobwa kandi utuge ko ufite n'umukunzi. Ubwo hari itandukaniro n'uko wari umeze. Utajya mumenya, sibyo? Nanakubwiza kuri ubwonko bugwaye icyo kintu. Ububwira uti subirayo, Kristo ararinze. Ngiye icyo nakubwira, sibyo? Nahindutse ntango nakubwira ngo uri umuturage ngo nkubwire ngo naretse ubutinganyi gusa. Oya, ubwo butinganyi narabukoraga ariko nakoraga n'uburayi. Rero kutagira ngo rubanda rwanze ko nakoraga ubutinganyi. Rwangaga ibikorwa byose nakoraga. Gukundana ntabwo please, nabikubwiye tugitangira, nimba ari ugukundana ubona kunza arahari nanjye ndahari, sibyo? Nshakisha icyo mutungisha, ngende mbibyira ababyeyi be. Nanjye hari ababyeyi banyakiriye, harimo itorero ryanjye, harimo shangazi. Tuze tugende bansabire, bampa umugeni, dushakane. Ibyo nibwo nzabitekereza. Aho iryo rari rya Satani bimwe by'urubyiruko rurimo by'ubusambanyi, ngewe nabyo nshaka, nta nubwo mbikeneye. Oya, mbabwiza kuri inshuti z'umusaraba, ndifuza ko umwana Imana izama, umwana nzabyara ari umwana uzabuciye mu mucyo. Kuko namaze kubibona, nanaboneraho kubyira urubyiruko. Yemwe bakobwa, icyo nababwira, abo bana muri kujya kuzana, mwagiye gusura abasore mukanga kwihangana ngo mwifate, uwo mwana nimba ubitekereje neza uzatekereza kumukuramo nimba atanavuyemo, umuhangayikireho, utekereza ababyeyi nabi. Icyo gihe Satani abonera imbaraga nyinshi cyane kwegera wa mwana, ugasanga wa mwana akuze afite ibintu by'ibidayimoni byinshi byamukurikiranye kubera ababyeyi be. Kubera iki nihanganye? Basogokuruza bacu ko baramaga, si bashakaga abagore beza cyane. Muri Bibiliya wari wumva hari igisekuru kirimo kitigeze gishaka umugore? Nimba tuzi neza mu itangiriro turagenda dusome turasangamo abagabo gusa, ni nabo babarwaga, sibyo? Rero n'ubundi ni ukuvuga Imana hari urubavu rwanjye yankuyemo, nimba ari urwanjye ndarutegereje. Mu gihe nzahura narwo tukongera tugahuza umutima ukuzura, umutima w'igice. Ntabwo wuzuye, imbavu zawe ntabwo zuzuye. Buri muntu wese aba afite umutima w'igice, kuko Imana ubwayo yafashe imitima y'umuntu irawuvuna, ishira igice hariya n'ikindi hariya, iravuga uti mugende muzishakanire muzahure. Negereje igice cyanjye, cyakora urakijijwe pe. Mu gihe nzakizana rero, oya, mu gihe nzakizana benshi ndabizi bukwe ndabatumiye muzabuze. Ahubwo nagira ngo ngusabe, nta kuntu se igice bazagitumira tukagisanga hano umunsi umwe tukabasura muri kumwe. Oya, kuko hari abifuza kumubona, hari abifuza kumenya umuntu muri kumwe. Abifuza kumubona, WhatsApp yanjye narayibabwiye, Instagram yanjye ndayifite. Yego, ngomba kumwereka ko mukunda, ngomba kumupostinga nibyo ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Noneho babwire nyine ha Instagram yawe witwa nde, kugira ngo umuntu wifuza kumubona, umuntu wese ugize amatsiko agende nyine arebe igisate cy'umutima wawe. Oya, tugiye dukorana na live. Yego, nijya mu bandi Jean de Dieu, Instagram yanjye, n'ubundi Facebook nijya mu bandi John. WhatsApp yo ni bisanzwe barayizi, barazikureba ku kanimero kari munsi yawe, uri bukande subscribe. Ikindi arahari, icyo nabizeza arahari. Uri bumva cyangwa se wifuza cyangwa we atekereza iki kuba ku buzima bwawe wabayemo? We yabyakiriye gute, yabifashe gute, agufata gute? Ntago ajya atekereza akavuga ati
agakika kuzasubira muri za ngeso nyine wakwakira gute mu mutima we cyangwa se mu mubano wawe nawe ujya ubona atagira gushidikanya. Icyo nakubwira cyo nubona naremewe ni soulmate wanjye, kuko burya soulmate iyo uhuye nayo urabimenya, wowe ubwawe urabimenya, ahubwo iyo ufite nyine wa mutima wambwiraga wirari ushurashura ushiduka wababaje soulmate wawe. Narabivuze cyane mu itangazamakuru, n'umuntu twakuranye, n'umuntu nyiri no mubiri biri utigeze abyitaho, we washaka kunyereka love, ashaka kunyereka urukundo. Na kiriya gihe mwari asanga ndi kumufata nka mugenzi wanjye nk'inshuti yanjye, ariko wagahatiriza bigeraho byageze aho tumburana nk'imyaka 4. Imyaka ingahe se muziranye? Twarakuranye twese turi bakavukire Kacyiru. Ariko mudakundana, nakundanye nyuma. Nje yabimbwiye kuba nkunda, yabimbwiye kuva kera, ahubwo nkajya mubwira ko ndi umukobwa mugenzi we kubera satani nyine, nkajya mubwira ibintu nk'ibyo iki. Either way, ejo bundi nibwo twongeye guhura, arambwira uti turi wabo twajya gusurana, abimbwira nanone imbere y'ababyeyi be. Ndavuga okay, kanshakisha ubuzima nanakwishiremo nyine ngukunda, ariko icyo namubwiye cyo ndamukunda. Hagaruka umwishyiremo ngo yamaze kubugira andimo ahubwo we icyo yarategereje no korosero w'ibyukiraga. Ndagira ngo turirimbira akaririmbo kamwe ko mu rusengero rero, agakorasi. Ntago wabura agakorasi waturirimbira. Okay, uri gukizwa ntago wabura akaririmbo kari kuguhimbaza muri iyi minsi. Kari guhimba akaririmbo chorus, indirimbo agakorasi, kuko indirimbo yatinda. Agakorasi kari kukunyura muri iyi minsi, uri kwicara ukavuga ati iyi ndirimbo iyo nyumvise numva muri nje hari ikintu gihindutse, numva hari ukuntu miza mu mutima wanjye, nkumva n'umutima uraruhutse. Katuririmbire nanjye ndagufasha nimba nkazi. Ngumwami Yesu ari hano, umwami Yesu ari hano, mutima wanjye himbaza Imana, kuko umwami Yesu ari hano. Tabaza twumve, umwami Yesu ari hano, umwami Yesu ari hano, mutima wanjye himbaza Imana, umwami Yesu ari hano. Amina. Urakoze cyane kuturirimbiye akaririmbo keza. Mu bigaragara umwami Yesu ari hano. Ari hano. Yego, ari hano cyane pe, kuko hano niwe se wangereka. Hano ni mu rugo kwa Yesu. Yego. Murabana n'umuturanyi wawe. Oya nanga ari umuturanyi. Akurimo atuye hano. Oya niwe nyiri inzu. Noje wanjye ni umukingurira. Urakoze cyane. Sinzi ariko wenda mubaza ikindi kibazo muri aka kanya, akazi uri gukora nako gukina filime. Oya nje ndiko nakubwiye ndi gucuruza amakara. Na karaka filime kakaraka no guhamagarwa, nshobora guhamagarwa uyu munsi, nshobora guhamagarwa ejo. Yani biraka. Mufuka nangaye se ngo ngutaha. 2020. Mangahe? 20. Kuhenda. Mufuka w'amakara nago warenza 15. Erega wori umukire. 15. Wori umukire oya nababeshye karakanyuzemo, mufuka ni 10,000. Yego. Hari ubwo ari kurese kugira ngo umuntu najya gutaha basi umuntu ushyire ku kamato. Ni hano hafi. Ni hafi, ni hano hepfo ku muhanda, nta kibazo. N'umukara nari ariko ayo kugeza kureho keretse nimba ari muri Gisozi, ariko ahandi kure muri Gikondo nara ukugereza nta kibazo, ariko uramwihera yawe yo kugeza. John, twishimiye ko watuganirije wanatwakiriye mu rugo iwawe cyangwa se mu nzi wawe no kutuganirije ku buzima bwawe. Hari abantu benshi bifuza kumenya ahantu utuye, ubuzima ubayemo, ariko kuba tuje kugusuruka twemera kutuganiriza akatubwira ko ufite umukunzi, nubwo tutamubonye ariko wanyemereye kuzamutwereka umunsi umwe. Arahari cyane. Ariko nyine kugaragara, ndi kuvuga
kugaragara tukamubona. erega nanjye nukuri singiye kubabeshya nuko hari message cyangwa no mubuza kugaragara. yeah, is message ndakeka uwumvishemo message yayumvisha icyo nashatse kuvuga. Nanjye nuko ari ubuhamya cyangwa uzuma naciyemo biba biri ngombwa kugira ngo n'utarabibonye kuri ya chaîne yindi abibona kuri iyi. Ubundi nanjye nawe nishimira kuguma kuri YouTube. Dusoza ikiganiro reka gira ikintu ubwira abantu bakiri muri zangiso bakira batinganyi banze kubivamo banze gukizwa, gira ijambo babwira cyangwa se ubutumwa bagenera. Oya gahunda ni nugasaze barayize gukorera Uwiteka niko bwenge kandi kubaho Uwiteka niko kujijuka. Cyana babwira cyo nibicunge neza narakato mbahaye nabantu nkanjye nanjye nabihozemo. Icyo nababwira nabo nibigiriye icyizere ko ejo bashara kubyuka baba yabo baribo abo baribo banyabo atarabo satani yabashitse ko aribo. Ikindi cya kabiri nababwira nukuri nibatera intambwe imwe izindi 99 Imana irazitera kandi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ngira kubabwira ko uwo mbwira abakozi b'Imana baravuze cyane muvande baravuze bararushye n'Imana igeraho yivugira akuna irimanukira. Ubwa mbere yatumye ku Sodoma ni Gomora barabigira imikino. Ubwa kabiri Nowa aburira benshi babigira imikino. Ariko reka mbabwiza ukuri wowe uri kunywa ibiyobyabwenge, wowe uri mu busambanyi, wowe uri mu burubwo butinganyi, wowe uri mu bujura, wowe uri kumva kushaka uri kuroga, wowe wumva ngo umwaka ugiye kurangira ngo ugiye gutanga ibitambo by'ibisekuruza n'ibiki icyo nakubwira cyo Uwiteka arayimanukiye kandi aje guhana. Kandi mbabwiza ukuri aho kuyangwa guhombe azaguhombya kuko Uwiteka akeneye ubwo buhamya bwawe, akeneye ibyo wowe ukora, akeneye kubivuga mugenzi wawe nawe akabyumva ko bishoboka. Icyo nicyo nababwira. Ushobora kuyikorera uri mu bitaro, ushobora kuyikorera muri gereza, ushobora kuyikorera henshi twakorera. Rero inama nziza nakugira ngo mugenzi wawe nje dore nemeye kwikorera nagiye mu bitaro nagiye muri iyo gereza nawe rero wayemerera kandi rakwakira. Yego reka nkubwire ngo urakoze cyane kutwemera kutuganiriza imizire kubutaha bwo tuzaba twaguteguje ariko wihangane kuba twasanze uri mu masahani. Jesi nababesha murabizi twari tubifitanye umware wari bimigiye cyane kuri telefone. Ahubwo ikintu cyanunguye nuko nakurangiye none byanunguye uje uyu munsi ariko nta kibazo kuyoboza ariko ndahagera. Ya nta kibazo kwari mu rugo iwanjye se. John Lee wakoze kutuganiriza no kudumuranya. Nuko nakwihoreye n'abakunzi bawe bataza kukubwira nabi ko ari ama comment menshi njya numva. Iryo zina nangari iryanjye namwe nitwa John Lee nitwa tambwiye karije narivuze ko nari repete nanjye byanciye ariko wari hari abari bere niko witwaga wende yarapfuye John Lee nitwa Jean de Dieu. John Lee wandwanje n'abakunzi bayo rwose babyumva. Abakunzi banjye nyamuneka bandika comment batuga ngo ari ko umunyamakuru ntabwo yarabizi ntabwo nari mbizi nyine sorry na benshi cyane mu bimenye no gamere dukoranye ikiganiro nawe kwibohora aho cyaje reka tubivuge data nibyo. Ariko iyo mbonye comment nk'iri ya mutuku umwana w'umuntu birambabaza mba nshaka ahubwo mudushimane n'abatunenga kandi mutunengane. Nibyo byiza ibindi Imana iduha umugisha. John sorry nuza kweditinga ugakuremo akangaka ko gakuremo nari igihe nahereye di kuvuga jado reka ngushimire ko wabemeye kutuganiriza kandi akantu keza usorejeho uravuze ati abantu babatuka umwana w'umukobwa ntago ari byiza. Reka wenda nshimire buri muntu wese wabashije kunyumva no kujya mu ruhande rwanjye. Nshimire buri wese wanyeretse ko tukiri kumwe mbabwira ngo mukomeze munize imbere no mu kazi kanjye mukora share na comment kuri Kigali 250. Reka wenda nsezere abandi nkuko twakire mu rugo iwe. Reka mbabwire ngo tuzagaruka kumusura ubutaha niyemera kudutumira cyangwa se nimera kutuganiriza ikiganiro